Nongere mbasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse. Ni wa mwanya w'ikiganiro cyerekeranye na business twibanda cyane cyane kuri Pi Network. Dukomeje kubifuriza weekend zisa aho buri wese aherereye, abari ku mugabane wa Amerika, Uburayi, Aziya, Oceania, Afrika, buri wese aho ari wumva ururimi rw'ikinyarwanda imva ko tumusuhuje kandi tumwifuriza ibyiza byose. Dukomeza kubana muri uyu mwanya tugiye kugaruka ku kirero. Uyu mwanya tugiye kugaruka ku kiganiro cyerekeranye n'imibereho yihutirwa cyangwa se ibikorwa byihutirwa nyuma ya open minded. Abantu benshi bakoze ubukwe bajya bibaza ngo niki nzaba nkora, niki nzakora nyuma y'ubukwe, bibihurizo. Ariko burya ubuzima bukurikiraho nyuma y'ubukwe, ibyo umuryango gusaba cyangwa se ibyo ubuzima bugusaba nibyo bikurikizwa. Hakaba ubwo wisanga no mu wundi mwanya utatekerezaga. Ese nyuma ya open minded mu by'ukuri murumva buri mu pioneer uzaba yabonye Pi, yagiye muri Pi ze zagiye muri mainnet cyangwa se muri blockchain, ari wa muntu ushobora kuzishyura akazoherereza undi, muri make akazikoresha akazivunja. Uyu muntu azakora iki? Hari ibibazo biba bitwugarije byinshi cyane, ariko ukibaza uti nzabikemurana, nzabikemuza iki, nzahera he? Icyo ni ikibazo twibaza, nibyo tugiye gusubiza muri iki kiganiro tugiye kubanamo mu minota mikeya. Rero ibyo ngira ngo tugarukeho, niki umupayiniya wese yakora nyuma ya open minded. Icya mbere, kakanu mukitondere, buri mupayiniya wese uzaba yamaze kubona Pi ashobora kuzishyura, ashobora kuzivunjisha, kuko ibyo byose ni ibintu bizakorwa. Buri mupayiniya wese nyuma ya open minded cyangwa se open network azaba afite ubushobozi bwo kwishyura Pi, akabona icyo ashaka mu bizaba bihari mu bacuruzi bacururiza muri Pi network, cyangwa ku wundi mupayiniya wese udacururiza muri Pi network ariko ufite ibicuruzwa yemera kwakira Pi. Ntabwo kwakira Pi bisaba ko ucururiza muri Pi network uri umupayiniya w'amayineza, si ngombwa. Oya, cyo munakimenye, ntimuzumve icyo akora gucururiza muri Pi network ni urundi rwego. Ni amahirwe yo guhuza abo bacuruzi n'abanyenganda bakomeye, aba Elon Musk, ba Bill Gates, aba Google, aba Apple. Ariko si itegeko kwishyurwa Pi kuko ukorera muri Pi network. Kuba uri umupayiniya ubwabyo birahagije, ni ukwishyurana muri system ya peer to peer. Peer to peer ni ukunyishyura nkakwishyura directly hagati jewe nawe. None se ugira ngo tuzishyura Pi gusa? Tuzanazivunjisha. Ibyo ni ibintu bizakorwa vuba na bwangu. Uzivunjishemo amafaranga, yaba ari cryptocurrencies zose ushaka, unyuze kuri za platforms zose zivunja, ubona amafaranga ushaka y'igihugu runaka. Numara kuyabona se uzakora iki? Icya mbere ni inama ngira ngo tujye. Icya mbere ugomba kuzitaho uzakoresha ayo mafaranga.
uzabanze wicare ushyire ubwenge ku gihe payi uzaba uzifite. Niyo wafata payi imwe yonyine ukavuga uti niyo ngiye gukoresha, wite ku kintu bita imibereho myiza. Imibereho myiza irimo imirire, amafunguro mbega ubwo meza, amafunguro ajyanye n'igihe, ajyanye n'ubuzima bwawe. Simbizi, hahandi uzaba ufite umuntu warangije mu mashuri, wize amashuri ya kaminuza mu by'ubutetsi, wize hoteleri ariko warangije kaminuza, hahandi amenya ngo mu gitondo warya iki, ku manywa warya iki, nimugoroba warya iki, ariko buri kimwe cyose urya kikaba ari ikijyanye n'icyo umubiri wawe ukeneye koko, ku kigero kandi cyawo. Hapana gufata ibyo ubonye byose ukarya, ibyo ubonye byose ukanywa, ibyo ubonye byose ukahira. No. Hanyuma rero birumvikana ko uzagomba kuba ufite n'ibikoresho kabuhariwe bipima ibijyanye n'imirire n'iminywere yawe, amafunguro yawe muri rusange. Icyo ni cyambere ugomba kwitaho. Kabiri, ugomba kuzita ku kintu cyitwa ubuvuzi. Ugomba kugira ubuvuzi buhanitse. Abantu benshi bafite uburwayi buzwi n'ubutazwi. Buri wese rero azihutire kwivuza bihanitse kugira ngo yongere ubutaraga mu mubiri we. Ikindi tuzitaho gikomeye, ubwo turacyari ku mibereho myiza, tuvuze imirire, amafunguro, tuvuga ubuvuzi, noneho tujye ku icumbi. Ugomba kuzaharanira, kuzihutira kugira icumbi ryiza. Icumbi ryiza, icumbi ryagutse, icumbi ribereye umupayoniya wabonye payi. Icyo nacyo kirumvikana. Ikindi uzitaho ni amashuri yawe, y'abana bawe nawe ubwaho utiretse. Ushobora kuzana umwarimu mu rugo akakwigisha icyo wumva ushaka kandi bikagufasha, ariko cyane cyane uzite ku mashuri y'abana bawe, biga amashuri meza, yaba ari mu gihugu iwanyu ahenze, yaba ari hanze y'igihugu. Icyangombwa ni uko ugomba kuzita ku burezi bw'abana bawe. Ikindi ngira ngo uziteho cyane, ikintu kijyanye n'imyidagaduro, kuko buriya imyidagaduro n'imikino ugomba kuzitabira kenshi. Cyane cyane ikora ikintu nakwita ubuvuzi buri psychotherapy, ubuvuzi bujyanye n'imitekerereze. Ibi ngibi bikaba muri bimwe mu bituma umubiri w'umuntu, ubuzima bugenda neza. Imikino n'imyidagaduro muzabyiteho cyane cyane bya bindi mukunda. Niyo wategura igitaramo kikaza iwawe mu rugo bakakubyinira, cyane cyane uzaba ufite urugo rwisanzuye rwakwakira abantu fatika, ukagira itorero rikakubyinira. Nkanjye nkunda imbyino n'indirimbo gakondo, ahangaha sinzahatangwa ndabarahiye. Icyo nshaka gusorezaho ni iki ngiki. Ibyo byose uzabikore ariko ubifatanye n'umushinga umeze utya. Ni umushinga wo gukora inyigo ku mishinga wumva uzakora, ariko ikazaba ari imishinga nibura itanga akazi ku bantu benshi. Ibi nubikora utya, wibuke yuko muri Pi Network dufite lockup. Payi zacu zizaba zirimo zunguka. Muri kwa kunguka nta stress, zizaba
zidufasha kubona inyungu. Akandi kantu ntashaka kwibagirwa ngira ngo gashyireho, uzafate amafaranga payi zimwe uzivunjishamo amafaranga afatika yo mu gihugu cyawe, uyafate uyashyire mu mpapuro mpeshamwenda mu gihugu cyawe, uyagurize leta ariko ikungukire. Ushobora kutabikora utyo ariko ukayafata ukayabloka muri beneri, gufunguza konte. Ni urugero, nko mu Rwanda dufite banki nkuru y'igihugu, no mu bindi bihugu zirahari, ujyamo ugafunguzamo konte ugashyiramo amafaranga yawe ngo yunguke. Hahandi ushobora gusanga miliyari ishobora kunguka amamiliyoni menshi mu kwezi. Uzaba ukoze igikorwa gikomeye cyane, uzaba ufasha amafaranga uyahaye leta ngo iyabyaze umusaruro mu mishinga ifite ibyara inyungu ariko itabonye igishoro ishoramo, kandi ikugarurire amafaranga yawe mu gihe mwavuganye hageretseho inyungu. Ku bantu bumva bashaka kuzaba bafite amafaranga yabo, ni amafaranga niyo wapfa umuryango wawe wajya kuyakurikirana kuko ufite dokima zayo, ariko nibura uvuga uti nayagurije igihugu cyanjye, nayahaye igihugu cyanjye ngo kiyabyaze umusaruro, nta gihugu gihomba kigihari, ntibibaho. Icyo cyo umuntu akimenya. None dore bazayansubiza cyangwa se mu mezi 3 hariho n'inyungu. Noneho amafaranga baba arimo kubyara ariko nawe ufite ibindi ukora. Nicyo nacyo numva nta gisiga. Ndagira ngo wenda mbisubire mu ncamake, no kwita uzite cyane ku mirire, ku mafunguro yawe, mafunguro meza atangiza ubuzima, mwe kunywa mwe kurya ibyo mubonye byose bibangiza ubuzima. Ikindi muzite ku buvuzi buhanitse kugira ngo bibarinde kujya mu moshya, mu byago byo kugira ubuzima bubi. Ikindi muzaharanire kugira icumbi ryiza rijyanye n'igihe kandi rifututse ribaguye neza, ariko ntimuzibagirwe n'amashuri, uburezi bw'abana bacu natwe ubwacu, kuko kwiga bihoraho ku ngeri zose mu kigero cy'imyaka yose. Hanyuma mufata amafaranga muyahe igihugu cyanyu kiyabyaza umusaruro kandi mubonemo inyungu, bayabagarurire hariho n'inyungu, ariko igihugu cyacu kitagiye kwirukanka gushaka inguzanyo hanze y'igihugu. Hanyuma ntimuzibagirwe ibyo byose kubifatanya no gukora inyigo izatuma izabyara imishinga itanga akazi ku bantu benshi, bityo tuzagira uruhare mu kurwanya ubukene no gukura benshi mu bushomeri mu bihugu byacu. Iki nicyo kiganiro nagira ngo tuganireho cy'iminota mike cyane. Turimo kugenda tureba ese ko twishimiye ko Pi Network igiye kuronshinga, bagiye kwishyira ku isoko. Ese tujya dutekereza ngo tuzakora iki? Ibi ni bimwe mbabwiye mu byo tuzihutira, mbona jyewe ku giti cyanjye nasesenguye, mbona yuko ari byo dukwiye kwihutira gushyira mu ngiro. Ariko ntituzanibagirwe, rega biragenda bitubuka, ntibituzibagirwe n'imishinga y'ubuterankunga kugira abo dufasha. Hagati aho ntabwo tuzafasha ari uko ibyo byose twabirangije, ahubwo tuzabifatanya. Ya miryango yacu benshi twashakaga gufasha, yewe n'abandi bababaye, ntabwo ari ngombwa imiryango yacu gusa, kuko mu Rwanda tureba buri wese. Umuhanzi Munyashoza Dieudonné niwe waririmbye ati, abanyarwanda kera kose twamye turi bene gihanga, ufite impano ikaba iya bose, tuganje mu ishya tugabana amashyo. Inkiko iyo zikangaga umwanzi, abitangira gutabara ubuhuye bakabusaga, umutima ari umwe impande zose. Mu ya ndirimbo yagiraga ati, abanyarwanda kera kose twamye turi bene gihanga, ufite impano ikaba iya bose, tuganje mu ishya tugabana amashyo. Inkiko zikangaga umwanzi, abitangira gutabara uburo buhuye bakabusaga, umutima ari umwe impande zose.
ibindi byakurikiyeho ni amateka nyine, tubirekere amateka, ariko isomo nashakagamo ni iryo. Rero umunyarwanda ntabwo ategereje gufasha abo mu muryango we gusa, ahubwo muri rusange, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi muri Afurika n'ibwota amasimbi. Muri ibyo byose rero tuzabikore tutibagiwe n'ubufasha ku bababaye, kuko burya nta kiruhuko mu buzima. Igihe cyose umuntu aruhuka apfuye, ariko igihe atarapfa ahubwo niba ubonye ubushobozi nibwo gukora byiyongera, na cyane ko uba ufite ibyo ukora, ibyo ukoresha, aho ukorera n'impamvu ituma ukora. Nsoje rero mbifuriza gukomeza kugira weekend nziza, ariko nifuriza abantu benshi batararegistaringa muri Pi Network kubikora. Abatabishoboye batwandikire, batuhamagare se batubwire tubafashe baregistaringa muri Pi Network. Dore igihe kiragiye, dusigaje iminsi itarenga 80 tukinjira mu munezero wa Pi Network. Uko byagendekeye abamayiniza Bitcoin n'abayikeresheje baricujije. Uyu munsi Bitcoin yatangiye itavunjana n'idolari rimwe, uyu munsi igeze kuri miliyoni 85 kuzamura z'amanyarwanda, 56,000 by'amadolari. Icyo ni ikintu cy'igitangaza cyane. Nkaswe noneho Pi Network aho iyirusha ubushobozi, iyikubye inshuro hafi 15, hafi 15. Abazi iby'ikoranabuhanga, Bitcoin ifite, tubivuga buri munsi, ifite nodes 16, ibihumbi 18. Hanyuma Pi Network ikagira nodes ibihumbi 245 na 941, ikaba yikubye nibura inshuro hafi 15. Zo nshuro zose rero uko mu gaciro Pi Network bamaze kugaragaza ko bemeje, cyangwa se systeme yemeje agaciro k'ibihumbi Pi imwe izaba ivunja ibihumbi 314,159 by'idolari kuri Pi imwe. Ariko hakaba hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ko izazamuka kugera no kuri miliyoni y'amadolari, nk'uko abanyamerika aricyo giciro bifuzaga. Ikashobora no kurengana aho ngaho, kuko mu myaka nka 30 iri imbere cyangwa 20 mushobora kuzasanga Bitcoin Pi Network coin, Pi coin igera ifite n'agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari. Ibi ngibi si igitangaza kirimo, biterwa n'ukuntu ihambaye. Nibyo nababwiraga mu kiganiro cy'ejo nimero 75 twabonye yuko Pi Network igiye gutanga imigabane kuri ba rwiyemezamirimo bakomeye bafite inganda zikora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Harimo ba Bill Gates, harimo Microsoft, hakabamo Google, hakabamo Apple, hakabamo Tesla ya Elon Musk, umuherwe wa mbere ku isi. Ibi byose ni ibimenyetso bibereka yuko Pi Network ni ikintu cyo kwitonderwa, mutakwiye kukerensa. Bityo rero turahamagarira buri muntu wese kuyijoininga, kuyinjiramo. Abatabishoboye tubafashe, sibyo? Hanyuma rero ibindi bisigaye ni ukugenda tuganira, tukangura abantu mu bitekerezo, tubereka n'ibiki bizako. Hari abantu benshi bari aho ngaho bazi ngo bazabona amafaranga gusa, bazabona Pi. Uzo gukoresha iki? Bazumva tuzarya, tuzagura imodoka. Ntabwo imodoka aricyo cy'ingenzi, kuko n'ubundi wagendaga nta modoka. Niyo wafata imodoka ukayikodesha amezi 5 cyangwa umwaka wose uyigendamo utaragura iyawe, ariko ugakora akazi kawe, ukabanza ugatunganya ibyawe. Ewe ushatse wanarara uguzi yawe pe, wabonye Pi wararuguzi yawe, hanyuma ugakora imirimo yawe. Ariko ntabwo icy'ingenzi ari imodoka z'umungara. Nazo ni ingenzi, zizatanga akazi, zizakora byinshi cyane, zizinjiriza igihugu imisoro. Ibyo byose ni byiza, byose tuzabona muri Pi Network. Ariko ikiruta ibindi ni umubiri wawe, ni ubuzima bwawe, ubw'umuryango wawe, ubw'igihugu, ubwa rubanda. Mbega ijya kurisha ihera ku rugo, ujya gutera uburezi arabwibanza, sibyo? Dutekereze ku buzima bwacu, ku miryango yacu, ku bitwerekeye, ariko cyane cyane ku byiza tuzanira. Ibyo dukora ni izihe nyungu byazanira igihugu muri rusange. Ndagira ngo nshimire abantu bose baba baduteze amatwi, tubabwira yuko abatarakora subscribe tubasaba yuko bayikora, mukande like, mwandike muri comment, mutugeze ibitekerezo byanyu, hanyuma kandi mu sharing, mugeze ikiganiro kuri benshi, dukomeze kuganira nk'abantu b'abasirimu bitegura kuba abaherwe b'ejo hazaza, ariko abaherwe batabyiyiziho, ahubwo abaherwe babiharanira, babishyira mu bikorwa, bikagirira inyungu bose. Duharanira yuko abantu bose baba abaherwe, turavuga ngo bizabe ibyacu gusa. Asigaye rero turabifuriza ishya n'ihirwe, tubifuriza gukomeza kugubwa neza, tubifuriza ibyiza byose, tubifuriza gukomeza kunogerwa n'iyi weekend n'abagiye kuyisohokamo.
murakoze cyane.